Ma femme, t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Et ça me fout parfois la frousse. Juste à l'idée que je pourrais te perdre. Je voudrais mourir, j'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je conjugue notre amour au pluriel, à l'imparfait de nos peines, en 1000 bouquets de poèmes. T'es ma femme, t'es la plus douce. Je t'aime en blonde, brune ou rousse. Je t'aime en robe, en pyjama. J'aime tes défauts, je t'aime toi. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. T'es ma femme, t'es la plus belle. w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mw'ijuru, nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva, ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira. Bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe.
natwe tuzabazirikana umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe musezeye ku babyeyi n'abavandimwe gusa ntimuzabibagirwe uwiteka barinde mu migambi yanyu mu kubaho kwanyu ababera umujyanama umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe n'umwuka wawe ubigambirira nk'uko wabibwiye birabura murakuriye ntarakureka mu nda ya nyoko kandi nakwezi tutaravuka gushyiraho umwana uvanurira amahanga n'abagabo b'abarezi bashyiraho abahanuzi bo guhanura kuri uyu munsi bahanurire abo wabwiye ngo nzabahuga bo bababwire ngo buri ibyacu birasohoye ibyanyu namwe mubitegereze baba bahanuzi bahanurira abo wabwiye abasore babwiye kuzashingira urugo babwire ngo ibyacu by'Imana bisohoye nawe mwizere ibyanyu bizasohora babaye abahanuzi kuri uyu munsi y'ubukwe kandi ura gusezeranya umugisha
Yitwa Pastor Bizimana Jean Claude, nk'uko Pastor yabivuze twaturutse i Kigali muri paruwasi ya hafi itorero ry'akarere rya Nyarugenge. Basi turamanye izina rya Yesu. Kumwe n'ubukwe w'umugeni baduteranije hano bajya kubaho kugira ngo ariko abadasaba aho urasaba wa mbere nasubize izina rya Yesu. Haleluya!
cy'Imana kiravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine reka mbone umufasha umukwiye. Aha rero kuri uyu munsi haravuga Jean Baptiste na Fabienne. Hanyuma makumyabiri hakavuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura ukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama urubavu Uwiteka Imana ivuye muri uwo muntu imuhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni gufata amagufa yanjye intangara ko mu mara yanjye azita umugore kuko akuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Kandi umugabo n'umugore bombi bari bambaye ubusa bakorwa n'isoni. Nakiri ijambo ry'Imana. Hanyuma tukagaruka umuhanuzi Maraki icyaha cya kabiri n'umurongo wa 14. Aravuga ati nyamara babaza bati impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo uhamya ibyawe n'umugore wawe mu busore bwawe wariganije ubwo yari mugenzi wawe akaba umugore mwasezeranye isezerano. Mbese ntiyaremye umwe nawe yari afite umwuka usagutse. Icyatumye rero umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe kuko nanga gusenda Uwiteka bwawe. Amen. Ngo adufashe kwinjira muri uyu muhango wera. Umunsi turabwira Fabienne Jean Baptiste nibo baduteranije hano uyu munsi kuri gahunda y'itorero tukajya gukora muri aya masaha ariko ku bwabo bw'abana b'itorero turahari izina ry'Imana yatubaha. Babwira byinshi byose byamara gutinda mu bintu cyane cyane ko abageni tuba twarabigishije kandi n'abandi namwe mwarize kujya mu biterane by'abubatsi ngo abandi muteze mujya mu rusengero mugaragaza no kubika abamutanga n'umugoroba ruzamumva umunyamakuru witwa Yakubu Kigali bavuga ikiganiro cy'umuryango nacyo kijya gifasha cyane. Rero kuri uyu munsi turavuga kuri Jean Baptiste n'umutoni wa Fabienne mujya gukundana ubwanyu aho mwahuriye ntabwo bari tubaza ariko Imana yari ibizi. Muhereze Imana yawe. Jean Baptiste ni Baptiste Imana yari izi ko umugore we ari Fabienne. Imana yari ibizi mutaraba bana nari bana. Imana yari ibizi mukiri insoro muri gahunda nyinshi Imana izarimo. Imana yari ibizi umufasha Imana yakuremeye none wase Fabienne kandi warasinziriye ujya kurota aho mwawurende tumaze ariko Imana yari ibizi. Umubonye umwandika ku ngiyi y'umutima wawe uravuga ati muzi igihe mumaze muri fiyansaye sinatumenya ariko ngo murakizi. Cyakora icyo nakubwira cyo Jean Baptiste Fabienne arabyanga ko niko bagiye kubwira undi ko mukunda umuntu iweho cyangwa ni Fabienne. Icyakora koko nta yumva ariho rwabanje ariko kuko byari mu mugambi w'Imana ndabahita kuvuga ndatenye warakoze
ry'Imana. Namwe inshuti, haracyari igihe cyo kubyanga, twese buri wese akanyuriye nzi niba mugendera murabyambisha ikiganza. Nagira ngo nsabe uhagarariye umuryango wa Fabien Yarida ahaguruke. Ushobora guhagarara amagambo y'ibibazo niba wemera ko ibyangombwa byose bisabwa n'umuco nyarwanda, byose bisabwa n'umuco nyarwanda, ikoranaho n'ibindi byose byarakoretse, byose byarakoretse. Urakoze cyane. Mujye kubihamya ko tubashyingiye. Urakoze cyane. Noneho rero Jean-Baptiste, manzi urebe ko batakwambitse bakaguhereza uwutakunze ngo twigurure banza urebe nawe turebe. Wajya kubona bakureba mu mukecuru wararayitungana. Ariko nanjye ndazagurisha no. Okay, urakoze cyane. Ni wese we. Niba ariwe rero kambyubahirize amagambo make hano. Ndashaka kubaza amagambo make utazaba uvuga ngo barashoboye. Ikiganza cyo kuryohera imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo, kubaza amazina yawe. Tubwira amazina yawe. Turayimana Jean-Baptiste. Ko wemera kubana n'uyu, amazina ye. Umutoza wa Fabien. Ngo abe umugore mushyingiranwa mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, yaba mu mibabaro, mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udadashitse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse gutwara itorero rye ryera. Urabyemera? Ndabyemera. Uwase Fabien, ikiganza cy'uburyohe kubaka imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo. Ndakubaza wowe amazina yawe, ko wemera kubana n'uyu amazina ye, ngo akorere umugabo mushyingiranwa mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mibabaro cyangwa mu munezero, mubyaye cyangwa muri bazima, murwaye cyangwa muri bazima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse gutwara itorero rye. Urabyemera? Urabyemera? Kandi waba ukise? Noneho ibintu bivuze ariko nabanje kubabaza, ariko mubyivugire n'amugana. Njyewe Turayimana Jean-Baptiste,
Sezeranye ry'imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Umutoniwase Fabienne ngabe umugore dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Jewe Fabienne Umutoniwase sezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Turahimana Jean Baptiste ngo abere umugabo dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa udashobora kumushyikana zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Jewe Turahimana Jean Baptiste wambitse impeta y'urukundo gusezerana ko mweguriye ibyo ari byose kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Jewe Umutoniwase Fabienne wambitse impeta y'urukundo gusezerana ko nemeye ibyo ari byose kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Imana rero umugisha tugeze umwana rero kubasaba umugisha tutanye umukeka mushya nabo ntibashya bapfukame twese tubyubahe ariko Mana yo kwizerwa kuva kera kose wari uzi ko Jean Baptiste na Fabienne bazabana.
turagushimiye uri Imana ijya yumva gusenga kw'abera, tubisabye Imana Data mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibicuzaho y'amagambo menshi n'andi make twavuga mu rusengero mbere ko tugira ngo umuhango wo kubarangiza ijambo ry'Imana avuga ngo ni uko icyo Imana yateranije hamwe umuntu akagitandukanya. Imana ivuga ibice 10 umurongo 92. kandi Bibiliya